Mu gitondo cyiza Kigali, inshuti eshatu zagendaga zishimye mu mujyi: Amani, Keza na Mugisha. Mu buryo butunguranye, umwana muto yaranyerere. Ibitabo bye bigwa hasi. Umwana yumvise ababaye kandi atereranwe. Keza yarunamye atora ibitabo. Amani amufasha kubishyira ku murongo neza. Mugisha nawe yaje kumufasha anezerewe. Bidatinze, uwo mwana arishima. Nyuma yaho, izo nshuti zahaye amazi umucuruzi wari ufite inyota, ndetse zihamagara n'abandi bana zibigisha gukina. Ubugiraneza bwabakurikiranaga aho bagiye hose. Ku mugoroba i Kigali, abo bana bibutse isomo rikomeye ari ryo: girira abandi uko nawe wifuza ko bakugirira. Iryo ni ryo somo Yesu Kristo atwigisha. Iyo duhisemo ubugiraneza, tugira isi nziza kurushaho.